dushimiye Imana duhaye iterane cyiza nk'iki cyateguwe paruwase ya Gasave kuri mudugudu wa Mukenke, iterane cy'urubyiruko. Imana ishimwe cyane ko tumeze gutya, ari byiza gutya, biteguye gutya, kugira ngo dukomere Imana amashyi tuyishimire uyu muteguro. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ibyanditswe, duhere igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma aravuga ati, mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka akwimikishije amavuta kube umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye uraza gusanga abagabo babiri ku gituro cya Rasheli ku rugabano rwa Benyamini i Serusa, barakubwira bati, indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse uwawe. Ariho aravuga ati, noneho iby'umwana wanjye ndabikika nte? Maze nutirimukaho ukagera ku giti cy'umwera w'i Tabora, urahurirayo n'abagabo batatu bazamuka bashengerera Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene 3, undi yikoreye amarobe 3 y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa baguhe amarobe 2 uyakire. Maze uragera ku musozi w'Imana, aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na Neberu n'ishako n'imyironge n'inanga, bibagiye imbere, baba mu rusengero rwo ku Kanunga. Urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduke ubu umuntu mushya. Tuvuge amen. Wa murongo wa 6 niho nashakaga kuvuga ngo umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduke ubu umuntu mushya. Amen. Bongereho ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12. Niho hari intego y'iki giterane. Ni umurongo mwiza cyane kandi w'ingenzi abayobozi bahishuriwe, ukwiriye kuganirwaho muri izi nyigisho z'urubyiruko no muri iki giterane muri rusange. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 aravuga ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Twikirize amen. Imana ihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya wo kugira ngo dutege amatwi ijambo, kugira ngo tuganire ku bizadushoboza kutishushanya n'ab'iki gihe. Nateguye ingingo twaganiraho zashoboza urubyiruko kwishushanya n'ab'iki gihe. Urumva ni intego ikomeye,
mbanze mbaze muri iri teraniro ndabona abantu ni benshi cyane, abantu babuze aho bicara, ariko nsabe gusa rero kuganira ibintu byabashoboza kutishushanya na biki gihe. Cyambere, kuba warakishijwe neza, warabaye icyaremwe gishya, warahindutse rwose, bya kera byarashize. Paulo yaravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari iki? Aba ari icyaremwe gishya, ibya kera byose biba mutandukanye, gushira no kugabanuka. Hari igihe abantu babigabanura ukagira ngo barakishijwe, niko ibya kera byose biba bigabanutse. Mwege mubwire ngo ni byiza. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe kimeze gute? Gishya. Hanyuma ibya kera biba byagabanutse cyangwa biba byashize. Ko museka mwana bigabanutse. Gukizwa ntabwo ari ukugerageza, gukizwa ni ukumaramaza. Vuze ngo iki? Gukizwa ntabwo ari ukugerageza, ahubwo gukizwa ni ukumaramaza. Iyo rero wageze neza muri Kristo Yesu, Paulo yabwiye Abaroma arababwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Nuvuga ngo muri Kristo Yesu niho tugera, noneho iby'iki gihe n'ab'iki gihe ntibibe bikidushobora, ahubwo tukaba tubigenda hejuru. Ni icyame. Cya kabiri, ukuba muri wowe harimo ijambo ry'Imana. Indirimbo iri muri Zaburi 119 murongo wa 9 uravuga ngo nabiki ijambo ryawe hehe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Niyo wagerageza kuvuga ngo ntabwo icyaha ntabwo gikora, ariko muri wowe nta jambo rituma utagikora, ushiduka wagikoze. Kubera muri wowe nta jambo rizima ririmo rituma udakora icyo cyaha. Kubika ijambo rero mu mutima bituma iby'iki gihe n'ab'iki gihe ubinesha. Cya gatatu rero aricyo ndi butindeho gato, kuba warabatijwe mu Mwuka we. Gere muri buriya buhanuzi babwira impamvu. Samweli yafashe amavuta ayasuka kuri Sawuli, aramubwira ati bikoze bikubera ikimenyetso yuko Uwiteka gutoranije ngo umwami wa Isirayeli. Ahita amuha ibimenyetso bigiye kumusohoramo. Cyambere amubwira abagabo babiri bari buhurire ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini ahantu hitwa Serusi. Samweli yari umuhanuzi udahusha. Ataba abagabo babiri nimuhura barakubwira ko iby'indogobe wari waragiye gushaka zabonetse. Bongera bakubwira ko muzehe ukubyara atagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo hagaritse umutima wawe kuko atazi
uko byakugendekeye. Arongera aramubwira ngo nutirimuka uraza kugera ku giti cy'umwera ahantu hitwa Itabora, urahurira n'abantu batatu baraba barimo bajya gusenga, bagiye gusengera i Beteli. Umwe ahetse abana b'ihene batatu, undi afite imvumbe eshatu, afite amaroba atatu, undi afite imvumbe irimo vino. Urumva afite umwuka umuhishurira icyo umuntu afite kinafunze. Ati barakuramutsa, baguha amaroba abiri uyakire. Samira arahishuriye, barakuramutsa baguha, ntago baguha ihene. Hari igihe rero abantu baba bashaka ihene kandi umwuka yavuze amaroba abiri. Barakuramutsa baguha amaroba abiri ugira ute uyakire. Uragenda urakomeza urugendo, uragera ku musozi w'Imana, aho naho shaka ko tugerane n'uru rubyiruko ruri aha ngaha. Nimuzagarukire Iserusa aho bakubwira ko indogobe zabonetse, kandi nimuzagarukire Itabora aho baguramutsa bakaguha amaroba abiri. Ahubwo komeza tugere ku musozi w'Imana. Haleluya! Komeza tugere he? Ku musozi w'Imana, aho tuza guhura n'umutwe w'abahanuzi bahanura, bafite ishako, bafite neberu, bafite n'iki n'imyirongi. Niba bari guhanura rero, wowe Sawuli uraza kujya muri iryo teraniro ry'abahanuzi, ko nawe uri buhanure, nawe urahanurana nabo. Umwuka w'Uwiteka arakuzaho, uhereko, ngiye kubivuga nitonze rero, uhereko uhinduke ube umuntu mushya. Wanesha iby'iki gihe gute nta mwuka we? Yesu ati icyakora muzahabwa imbaraga. Mukurikire numva, cyakora muzahabwa imbaraga. Mwuka wera, umwuka ataraza hari imbaraga zihari. Azagera rero bakomeza kukurenganya ngo wambaye gute, ngo washokoje ute, uragenda ute, uravuga ibiki, uko nta mbaraga. Hazongera kurenganya rwose. Wowe uraca, hari n'abakunda ubuhanuzi ariko bakagarukira Tabora cyangwa Iserusa. Imana yavuze ngo iki? Imana yavuze ngo iradutabaye, biduhaye, bidukoreye ubukwe, kandi biradutituruye, babanzi bacu birabakubise. Ntabwo ubuhanuzi ni buriya buvuga ko indogobe zagize gute zabona, nabwo ni ubuhanuzi. Nabwo si bwo, kuko indogobe kuba zabonetse nabwo umwuka agomba kubitubwira. Hari n'ubundi buhanuzi rero buduha icyo kurya, twamara kugera Itabora bakaduhereza imitsima ingahe ibiri tugatamira, nabwo ni ubuhanuzi. Ariko turashaka ngo tugere ku musozi w'Imana. Haleluya! Aho bakubwira ko ugomba guhera kugahinduka, ugahinduka umuntu mushya. Urabyumva bakobwa? Ubuhanuzi bwanyu ni bugere ku mwuka wera, maze babandi baza kukubagana. Urashaka gukoraho, urakora wiki? Koraho tundi we kugufungurira. Robundi nawe n'umwana w'umukobwa yuzuye umwuka wera, ambonye vuza induru ati pasiteri bite meza neza, ntibite kuri gusa kuri si Kigali. Aza yihuta, twe twarasenganye iwacu iyo ngiyo mu majyepfo. Ambonye rero yibuka ibihe byacu turi mu masengesho. Nari narabigishije ijambo rivuga ngo abanyabyaha nibakosha ntukemere. Biramwinjira, bimwinshiye ajya ahantu gukora interview kugira ngo abone akazi. Uwagombaga kukamuha aramubwira ngo uko mbona ngo wambaye nk'utabona akazi hano. Erega tujye tugira imyambarire itigaragaza niba twakabona cyangwa tutakabona. Isura yawe igaragaza uriwe, kanya ndaza mbigereho mu kanya. Kuko ndusi wambaye
Ibingibi byari muze turebe imbere, ibingibi by'umuco nyarwanda, ibi bya Bibiliya. Haleluya. Ibi nyine ibyo nyine twambaye tari kumwe azirumva niba Imana ibyemera nkabona Imana nari iri mu Ibintu cyangwa n'iki cyane n'ubwo waba hari Imana itabyemera sinago. Kugira rero ngo ubura nta kibazo ayikira kuya ngo iki nta yice Imana afite umwuka aramubwira ngo afungure ibipesi bitatu byo hejuru. Umukobwa aramubwira ngo mu izina rya Yesu, wa mwuka wari umurimo uhita utuma ahaguruka. Aramubwira ngo mu izina undi ahagurutse agiye gukora ati ntunkoreho ntunkoreho, none se n'akazi ushaka ntunkoreho. Iyo turi guhamya Imana rero tukanura amaso yose tukayakanura, apana ibintu byo kureba gusa ngo wirebesha ngo none si bisa, no, urakanura ntunkoreho. Kubera iki? Hari imbaraga. Muvuga ngo imbaraga, izo mbaraga rero nizo zituma uvuga ngo ntunkoreho. Ati none se urabona gize gatoya mbonye uhaguruka kugira ngo ugiye wakakukoraho, none se n'akazi ushaka ntunkoreho. Y'akazi bitandukanye no kunkoraho. Muri iri teraniro dusenga Imana, abakobwa bacu n'aba bagore bari hano bagira igitinyiro. Abantu hari umwuka w'iki gihe utuma abantu batunga telefone akita umugore wabandishe ngoshe. Ntunkoreho. Urashaka akazi ugashaka kukunkoreho, ugashaka kukunkoreho. Haleluya. Niwanza ati nanze Imana ihabwa icyubahiro. Niwe bigenze ute? Namubwiye ngo ntunkoreho. Nagira ngo mbabwire muri iri teraniro abakobwa bakoreho imbaraga zo kuvuga ngo ntunkoreho. Kanya ndabigisha no kuramukanya. Ntabwo ugomba guhobera umukobwa, ugomba guhobera umugore. No. Umukobwa harimo metero. Hano harimo umwana w'umukobwa muri mwebwe, umukobwa ukiri mutoya naze mwebwe ko baramuka. Bino hano umukobwa bino urebe ukuntu uzajya uramukanya n'abasore, ukuntu uzajya uramukanya n'abagabo. Ni metero nyine nkoraho ntabyo ari gutya metero gutya. Yesu ashimwe, Imana ishimwe. Dore ni ibingibi bya bindi raho usukurura urakurura igikora ni gutya metero urakura wiyegereza iki. Tureba ko harimo metero. None se ko nari mukumbuye, wari umukumbuye ariko shyiramo metero. Urukumbuzi rwacu rushira mu iki ngiki. Ukawera uzabashoboza. Uvuga amen. Haleluya. Hanyuma mu iteraniro uyu mwuka weraje haboneka n'impano zawo. Yoweri yaravuze ngo mu minsi y'imperuka Imana yayishakiye umuti. Hanyuma umuti w'iminsi y'imperuka n'uwuhe? Nukubatizwa mu mwuka wera. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, hahera ku cyiciro kigoye, icyiciro cy'abasore n'abakobwa. Imana itice muri byabati abasore n'abakobwa bazahanura. Hazaza umwuka yinjira batwike, za kamera zishe, ubundi havuke mu buhanuzi. Abasore bazayerekwa bamuze nk'aba ngaba nabo ntibasigare mu
cyiciro cyo kurota namwe muryame murote mubone itorero ry'Imana ariko nimuza ahangaha abahungu n'abasore abakobwa n'abasore bahari kanya ndaje mbabwire yuko kizatuma munanesha iby'iki gihe ari uko mujya mu murimo w'Imana nze kubaza abasore n'abakobwa batari muri korali ibyo mu badafite imirimo muraza kwiyandikisha kuko muri iki giterane turaza kukugaya ukuntu utagiye kuririmba ukiri muto mbese uzajya muri korali ryari ntambwe ya kane rero niyongezeho kujya mu murimo w'Imana kujya mu murimo w'Imana ni umuti wo kunesha iby'iki gihe kagira aho ubarizwa kagira abagucunga abagukontorora n'umurimo w'Imana reka mabwire bashumba ba pasitoro bavuga butumwa baririmbye banyamasengesho bacuranze babwira ko umurimo w'Imana hari ukuri izina witwa kuba wararirimbye muri havira murahari kuba uririmba muri havira bikakubuza no kutegeka cyangwa no yagira umuntu mbona n'ubunyobwa mu modoka no kandi uri kubona abandi babikora ko kuko uri umuririmbyi gusa ukamenya uko witwara ukamenya ko udakoma kunywa ikigage usomeza igisheke ukamenya ibyo ugomba gukora n'ibyo utakora ukamenya uko uvuga ko witwara kubera umurimo kandi uyu mwami wacu amaze gushyira abantu mu itorero yakoresheje umunani adahagaze Pawulo yandikira Abefeso aravuze ngo habamwe kuba umwami uduha impano ari hano muri iri terano uze kumusaba nawe aravuga hamwe bamwe kuba babwiriza ubutumwa abandi kuba abahanuzi abandi kuba bigisha nawe yavuga none mbabazi abasore mwe ngawe n'abakobwa mwe mutajya mu murimo w'Imana mukiri bato muzakora rya hano se korale umwaruzuje nta bandi bariya se kuki bataza mu mubaki abo basore nabonye benshi babihanga bitera bigeze bisubiza rero gusa baza bagaterana bakita amakuru yabo urumva ari meza hano muzakore korali y'abaririmbyi 488 shaka uzaba ari wo mudugudu gusa abakristo ntibazabo urabyumva pastor Dawidi yari afite korali irimo abaririmbyi 488 harimo abaririmbyi 288 b'abahanga baririmba ijwi rya kabiri bayobowe na Asafu ijwi rya kabiri ryonyine tenor alto niyo rya kabiri ryaririmbwaga n'abaririmbyi 288 Asafu ni wariyobora iyo yaririmbaga ubwiza bw'Imana bwahitaga kumanuka umunsi umwe yigeze kuririmba abantu bakererewe iteraniro babura uko binje kubera Imana yari yakinze arimo aririmba ijwi rya kabiri hari abagabo inyuma babaga bambaye fodi baririmba bass ijwi rinihira hari n'abandi bagabo barebare bazi kuririmba ijwi rizamuka cyane hari n'abandi bakobwa baririmba ijwi rya mbere maze Imana yakumva barimo baririmba igahita imanuka ikaza kumva haleluya Imana ikunda indirimbo ni morale abemeye kujya muri korale Imana ibaha umugisha mwafashe umurimo utazarangira tuzawukora hano runezeza Imana no mu ijuru tuwukomeze none mwabasore tutajya muri korali subiza ubwo ari impamvu wabona ushake korali iririmba irepeta saa 2 z'ijoro muvuye mu kazi nabonye korali ahantu nari ntuye ruguru hariya mu majyaruguru nari yagiye kwiga yaririmbaga yarepetaga saa 10 za mu gitondo ndabivuze sanga ni mujya muri bake makuru yayo saa 10 niho barepetaga bakarangiza repetition saa 12 bagahita bajya mu kazi
ntabwo kwica repetition rero byabagaho kuko ayo masaha ntagara y'akazi nayo kubyuka nyine bagahita barepeta. Umunsi umwe nza kubafata rero uko mwazindutse ayo masaha neza kurepeta nta mudayimoni ujwe. Haleluya. Tani yo masaha meza ati nijoro rero buryo usanga turi mu masengesho gusaba amavuta yo kuzinduka. Noneho turirimba rero ku cyumweru batazi igihe twarepeta, kandi iki gihe ntawe usaba uruhushya kuko ntawe watubwira icyo ari gukora. Ese uba ukora iki? Usimba bwisanze ze repetition se ushaka ufite akazi gute zinduka, ushaka kube nta transport genda n'amaguru kuko ari imbaraga z'Imana. Haleluya. Ikindi kizabashoboza kunesha iby'iki gihe no kumenya abo muri bo. Kambereka amazina mwitwa murebe ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 2. Murebe uko mwitwa. Rwandiko rwa mbere Petero yanditse igice cya 2 umurongo wa 9. Ariko mwebweho urubwoko bwatoranije abatambyi b'ubwami watwandikira n'abantu Imana yagize ite yarose kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Amen. Urumva amazina mwitwa. Izina rya mbere bivuze ko twitwa ubwoko bwatoranijwe, abantu bakize uruhande Mr. Pa batoranijwe, abantu batoranijwe. Abantu bagize batoranijwe bari muri twita ecclesia baba mu itorero. Ecclesia niryo kigiriki, niryo jambo ryari itorero eke kalewo. Ni abantu bavuye hamwe bajya ahandi, ni abatoranijwe. Cya kabiri irindi zina twitwa abatambyi b'ubwami. Cya gatatu ishyanga ryera. Icya kane abantu Imana yose amarongo. Nabashije Bibiliya ndimo nsengera iri jambo ndabaza ariko kuki biravuze ngo nitwishushanye n'ab'iki gihe, twege turaba ikihe gihe? Ikibazo nibarije umwuka wera. Ndashima Imana ko turaba ikihe gihe. Umwuka arambwira ngo reba mu Baheburayo 11 urebe igihe cyawe. Bibiliya avuga ngo iyo baza kuba barakumbuye iyo bavuye baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko none ngo barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba nziza, ariyo yo hehe yo mu ijuru. Ibyo rero bituma noneho bareba isi nk'ibambye ngo n'Imana nikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Twebwe rero turiho gutya ariko turi abashyitsi n'abimukira hano turahita. Ntabwo turi ab'iki gihe, turi ab'ikizaza, ahubwo turi abashyitsi. Rero ntukitware nk'abibi. Ariko barabona bonye bamaze kuba abaturage kuzuye.
banga nirihe irindi banga nirindi zina witwa ishyanga umuntu Imana yarose ntabwo agomba kwitwara uko yiboneye gatandatu n'imvugo imvugo n'imyambarire n'ubukwe impamvu mvuze iri jambo ubukwe ntabwo nasoza inyigisho z'urubyiruko naribuze kubera iki ubukwe n'umunsi mukuru tugiye guhanurira hano muri rusengero muri Yeremiya 33:11 kugira ngo Imana ibahe ijwi ry'umunezero, ijwi ry'ibyishimo, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni. Baze muri iri teraniro ikintu ngiye kubaza undi nshingane cyane iterane merukamo cyo navuyemo unezerewe cyane kuko nabonyemo amasugi n'imanzi ngiye kubikontorora muri iri ngiye gushaka amasugi itorero hano twigisha umuco w'ubusugi n'ubumanzi. Namwe abasore ndaza kureba imanzi uko mureba atwigenza narangije kubibona yuko ariko ntabwo muri mwese ntagerera abantu bigira umujye mu bugenzuzi cyane ujya gukora kiraza gutuma gusa twishimira umuntu wumva cy'isugi n'ikunda yakuze umwana wa mukobwa abapasitori bahamagara hano bakamwerekana ko afite ubukwe akazaza gukora ubukwe hano yambaye akatimba kariya akatimba kavuze ko ari umwari akubagana tamenye uko twabigenje. Abasore b'imanzi batarasambana na rimwe, bakobwa muri kureba mubumireze abasore. Haleluya! Imanzi ze manzi zirimo hano kepara no kuruhimbi nazumvise re ntabumvise rwose. Abo basingo dushimira Imana make rwose ntago bapfiriye gushira baracyahari rero baracyahari rwose. Iby'iki gihe mwirinde ubusambanyi ntihagire ukoraho nakoraho no kandi bitangira kubwira ngo uzamusure no ndavuze ngo nguki no umusore uzashaka kujya gusura umukobwa arimo amurambagiza ntuzijyane pasiteri nguriya Gonzaga azaguherekeza
ujye umubwira uti ngiye kumusura, ubwiye pasiteri aguherekeza, muganira reba, muganira reba, cyo mugenda mwihugika mucunga akagoroba, no kugenda pasiteri tugiye kuganira, abareke muganire, nashaka ntabyumva ibyo muganira, ariko atera udutebe muganira reba. Ko museka bazicara nk'ahangaha mwe muganirire hariya, kandi intebe zitegeranye, intebe imwe ibiri hariya irimo metero ebyiri, intebe imwe ibiri hano metero ebyiri, mukaganira, kandi 30 yabahaye ikiganiro yagera ati murekera aho ngaho, murekera aho mujye kurepeta, ubwo ibyo mutavuze mukabirekera aho ngaho. Ugiye hanyerera yitwaza akabantu, pasiteri nabura umwanya azabohereza abadiyakoni, nicyo babashyiriyeho kugira ngo barinde urubyiruko, ngo nuko bimeze, nuko bimeze. By'iki gihe ntabwo mwabishobora mutazi kwirinda, mwirinde cyane, mwambare imyenda miremire, mushyiremo amakabutura mw'imbere n'amapantaro, mwambare mwikwize. cyo mvuga murabyumva, mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Umuntu aguhamagaye saa sita z'ijoro gute, mwirwa murwaye umutwe kubera kurara muvuga. Umuntu arakubwira ngo ijuru n'isi nibye, ukemera ngo n'izira nyenyeri ngo yaguha mwimwe, inyenyeri yaraziremye. No, mwirinde, n'imvugo yanyu ibemo Yesu, ibemo no mwuka wera, ari nako ryarye. Kuko Matayo muri 26:7 Petero yaravuze bati n'imvugo yawe irakumenyekanisha, mugire n'imvugo zimenyekanisha umwami wacu. Mwikirize amen. Shobundi arona shuhuje kubera kureba za YouTube, kubera kureba ifilime z'ubusambanyi, ndamubwira ngo ashimwe, aburi cyo nsubiza, arambwira ngo sawa, kubera yacanganyukiwe. Ndamubwira ntushubije ngo iki, ati mvuze ngo iki se, nibyo yavuze arabyibagirwa kubera yataye ubwenge, kuko ziriya filime zitwara ubwenge. Ntimugafungure biriya bintu ngo nimubirebe, kuko mwebwe mu rugo bwatoranijwe muri shyaka rye abantu yaronse. No sawa, uzuvuze ngo sawa, ati pastor koko nkoze mistake, no ya ukoze icyaha ngo abihindura mistake. Tuzukonera kuvuga ngo ahimbazwe nayi naraye wana, nigewe ndi ewana kiwe. Kubera rero imvugo z'isi ugasanga waratwawe ntukimenya ibyo abera bavuga ngo ewana. Wowe babasoma ngo hano nabwiye ngo dusome Bibiliya, ndamubwira ni turebe muri Zefaniya, ahita atera agatoki ati pastor uvugishije ukuri uwo nabamo numubona nerwo se n'ubundi bitabo byo muri Bibiliya urabizi, aho ugenda uvuze Zefaniya we yumva Stefaniya. Ko mu museka wowe ubu mvuze ngo ujye muri Obadiya wahagera ryari? Ariko muzi byagezweho ibinyamakuru byose. Soza rero hambwe ya 7 n'ukwanga gukora icyaha, nari nabibabwiye. Tangiro 39:8 muka Potifara aramwinginga ngo baryamane, Yosefu ariyangira. Turasengera ijambo hano rivuga ngo kwiyangira. Kugira gute? Kwiyangira. Ubundi ugakizwa n'amakuru. Kagira gute? Kwikana. Hambwe ya 8 rero ntasiga no kumvira ababyeyi. Umubyeyi aravuga nawe ukavuga, umushumba aravuga ukavuga, pastor aravuga nawe uti ibyo avuze si byo, ari umubyeyi wawe mu mwuka. Abefeso 6:2 aravuga ngo mwumvire ababyeyi banyu, aho no hari isezerano ryo kurama, wumvire so na nyoko kugira uramire mwisuba n'amahoro. Muranyumva abasore bakobwa, mwumvire byo kuvuga ngo ntabwo ngo isiyo, ntabwo azi isiyo yarakubya, waremeye ukamuvuna wowe ugatuma ry'igitaka. Uzi ko hari
utuma ababyeyi bari kugitama, ugatuma aryama yigengesereye amezi 9 yose, agahindura imvugo, agahindura imyenda, amaguru akabyimba gutwite, akagenda yigengesereye amezi 9 yose, yajya kubyara ni Nyagasani waserutse arakubyara, aguha ibere umuhondo, arakonsa amezi 2 yose, umurusha urarurira, amara ari kwibumbura, warariraga wowe amezi 3 yose urira, teje abantu umutwe, barakurera, barakuhagira, baraguhanagura witumye utazi gukora, barakugaburira igikoma ujya kwiga umaze gupfundura amabere ngo mama wawe ntazi bizi. Arakubwiye ngo garukiraho, nawe uti ndagiye, wowe barakubwiye ngo icara, uti ndahaguruka, barakubwiye ngo iyo myenda yikuremo ntibikwiriye, uti ndazamura ahubwo myambarire icyo tunongeye kwambara isogisi noneho. Umvira ababyeyi, ndashoshe bene data, isaha zanjye zirageze, muhaguruke dusenge kugira ngo twuzure umwuka wera, dutunge ijambo ry'Imana mu mitima yacu, urubyiruko ubasha gutsinda iyi minsi mibi. Aba babyeyi, twebwe ababyeyi duhangayikishije cyane, nawe turibaza ubu bizagenda bite, ejo bundi u Rwanda rumeze gute, ejo bundi itorero rimeze rite. Mureke tubyereke Imana, basore bacu tubereke Imana, abakobwa bacu tubereke Imana, Imana ibarinde, mugende nk'uko bikwiriye abahamagawe n'Umwami, muhinduke rwose mugize imitima mishya, kandi kizabashobora nuko umwuka wera bamanukaho, mugahera ko mugahinduka mukaba abantu bashya. Abasore mwakwemera tugasenga umwuka wera yicaye mu mitima turabasengeye Mwami kugira ngo aba bakobwa ubake imbaraga z'umwuka, aba basore ubaye gukunda ijambo ryawe n'ibyanditswe byera, bagende nk'uko bikwiriye abahamagawe n'Umwami, bagende bafite imbaraga zibashoboza kunesha icyaha, bamenye ijambo ryawe kandi babe muri Kristo Yesu, bya kera byose bishire, bahinduke bagire imitima mishasha, bakorera Umwami. Abatari mu murimo wawe binjire mu murimo wawe, impano ni nyinshi, abatajya muri korari ariko bagira n'ibyo bakora, ariko bakitirirwa umurimo witiriwe izina ryawe. Kwirukanye umwuka w'isi, kwirukanye imyuka mibi n'abadayimoni, kwirukanye umwuka w'ubusambanyi n'ubwesi, kwirukanye umwuka wo gukunda ibintu, umwuka wo kubesha, n'izina rya Yesu. Uru rubyiruko nirurindwe mu ijambo ryawe, imbabazi z'Imana zibabeho kandi umugisha ubane nabo, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.